Aya. N'ubuzima ntabwo tuzabushobora. Yego twigire i Kigali. Ntabwo karamenya kuvuga shana. Kadodori ntabwo karamenya kuvuga. Ubuse bino ntetse ngo birashya koko. Ndakuraye ntabwo bizaye. Nta buzima buracyakomeje nize gutya niturakana mu ishyamba ariko ndi kubona bikomeje kubingora abahizi. Manakitayeho dore naka kantu ngo navuye kukagura ejo ni mugahama. Niko kurabona n'imvura imeze nabi irimo atunyagira dore utekera mu byungo wagira ngo ni imwe bya kera ahubwo se wumva ko n'ibizimbaga. Kana kanyotse nyiratuje. Uri kureba iki ko nta kanyoni mfite ngo ndaguha. Aya ubuzima bukomeje kugorana pe. Nibyo ntetsanga ndi kubona bitari gushya. Shambabwe ati abantu murimo gushaka abagore babwiza ukuri. N'umwana mfite hano yananiwe niba agiye gushaka umugore simbizi. Gusenja ko umugore bigenze gute. Arashangwa karimo karangwa na muganga. Ntabwo ndi papa wawe. Mama wawe yaragutaye ariko uhura n'umusazi wibereye aho ngaho arakurera kugira umwana. Ahubwo sabwaze ngo bino bintu bizashyara dore mbese ubu wabona ubukanyari ntabwo ko Betramutse unyari ntabwo kubita bino bintu ntabwo bizashyara. Ni ukujya imyumbati iriho ibintu wese ntabwo wagira imyumbati komeye ute. Mabwiriza kuri buri muntu wese urimo kundeba. Aka ni agahinda n'akababaro umuntu aba arimo kuba watora umwana rwose ukamurira ntabwo ari ibintu biri aho ngaho biba byoroshye. Se murangira inama yemewe nshaka umugore tuze tukarerane biragenda gute ntabwo ujya imyumbati. Aya nta mwana ujya imyumbati. Shaka ubuzima buracyagoranye dukomeje kurya imyumbati. Ubuzima buracyagoranye ariko guguna n'icyumbati nawe dore turahubwo dore mbese ngo kimo kiratebeje. Urugize ukuntu byabuze cyane no kujya kwiba umwumbati bari danje njya kuyikura ninjoro. Shabaye danje ariko reka mbabwize ukuri. Nyine buri muntu wese nyine pe nyine agira life nyine akagira n'igeno rye ariko nyine njye niba narabonye iryo gena ryo gutura akakana nkakarira zakarira. Ariko karira kwanye bizaterwa n'abantu ko bazankunda nuko bizabimeze. Ngira mu ntuguye niba ubona ko bino bintu bibabaje cyane basi wakora kugasiraba uko njye nahandi twifata umwanzo wo kuza kuri social media kuko ntabwo najya guhinga use namushyira ye naho namushyira n'ukwicara be are dore n'impanga kayituye hasi ubungu nta na mituweli kagira naki nyine ibintu biri aho ngaho gutyo gusa. Nyine mbwira nyine buri munyarwanda wese uri kundeba basi yamfasha akantera inkunga. Niyo yantera inkunga subscribe byaba bihagije. Tukareba ko twazabona imibereho kuko urabona kumushyira hasi ngo njye gukora nabyo mbona bitandukanye n'abaturage b'inaha baba bagiye n'ahantu dufite ho kuba turara hanze. Rwose twirarira uko nguko nyine nkakabikira nyine buri kumwe nkakorosa imifuka tukiryamira. Ariko nyine basi niba ubona ko uri umuntu uri aho ngaho nyine bikaba urebye iyi video bikaba bitagushimishije utera inkunga ude n'inkunga ya subscribe naho kuko twabonye n'ahandi twajya twizira kuri za social media kugira ngo abo tugaragaza akababaro kacu dufite kugira ngo kabashe kwa katera imbere. Basuhuza abantu bo kuri social media basuhuze saa mu rukoko basuhuza uko nguko katabo kuri social media muri aho ati mukande subscribe mukore ku nzogera mwibuke no gusharinga iyi video igere ku bantu bose sibyo
ni kubabwira ariko magira inama ngiye gushaka umugore aho se ndamushaka nzamutungisha iki akora n'utu twuma ari utw'abaturage mba narayemo niba warwaye inkorora ko nta mituweli ufite ariko nzaguha ibyakatsi bizakuvura bizakuvura rwose dore rwose nta kintu turede nibasiye kumwogereza dore ni iyi ngiyi ko muyibona rwose dore ni ibintu biri aho ngaho dore guteka no gutekera mu cyumba y'imyumbati dore ubuzima buba bugoranye cyane bugoranye rero mungire inama niba nashaka umuntu uzajya umufasha wenda se kukumva bikagira inzira muteye comment mumbye ati basi shaka umuntu uzajya umugufasha kugira ngo nzajye mbasha ko njya gukora kugira ngo ndeko natunguye umwana ko nagatuye mu ishyamba ndi kugenda kuko mba ndi gutashya utuntu tw'uduhuku mu ishyamba nyine mba nkaguyeho uko wagira ngo ni Imana yakanyuririje ajya ngo ni Imana yakanyuririje akundi nyine basi mukore subscribe mukore na share basi kugira ngo mujye mubasha kubona aka kababare tuba turimo hamwe n'akaduduri kanjye hano n'akaduduri kanjye kandi ubwo utangiye kurira ntuzarire imyotsi yakwishe nakoze cyane reka dukomeze tubabare n'akababaro kacu ariko gusa natwe tuzatugenda tubagezaho nyine ubuzima bw'ahanga uko butumireye. Bye bye, reka duhane n'agahinda kacu mwibuka gukora subscribe kugira ngo tureko twatera imbere kugira ngo tubone ko twazabona imibereho. Ngaho basezere yuko ngo kati bye babasezeye.